Reka nkusurize none wowe mukunzi wa Brown Magazine uko maze kubimenyera muri kumwe n'umusore wanyu Afi Brown. Aka kanya rero turaje ngo twikomeze tuganire ku makuru abagiye agezweho, amakuru aba agiye trending ni ya makuru abakigezweho n'ubundi mukeneye kumenya ibintu biba bigenda bivugwa mu kibuga cy'imyidagaduro. Of course ubu ngubu cyo tugiye kubabwira none n'umusore wanyu Meddy murabizi ko akomeje kugenda avugwaho ibintu bigiye bitandukanye, ariko nanone Meddy ndagira nkubwire ko ugende kuri fact ubu ngubu tuvugana niwe muhanzi wa mbere mu Rwanda twavuga ko yamaze kugera ku rwego international. Ibi ndavuga ko Meddy niwe muhanzi ufite views zigera kuri 28,000,000 kuri YouTube ku ndirimbo imwe, iyo nta yindi ni indirimbo bita Slowly. Indirimbo yabaye hit ikomeye cyane, ndetse igenda imufungurira imipaka ku rundi rwego, ndetse agenda yamamara mu bindi bihugu bigiye bitandukanye byo muri Afrika ndetse no mu bihugu byo hanze i Burayi ndetse na Amerika. Ubu tuvugana rero Meddy aritegura gusohora indirimbo nshyashya itegerejwe n'abantu batari bakeya, ndetse indirimbo ikomeje kugenda ivugishwa abantu, dore ko Meddy yagiye akomeza kugaragaza ko ari gukora iyo ndirimbo. Abantu ariko bagakomeza gutegereza bakavuga ati se indirimbo izasohoka ryari, ko twayitegereje tukaba twarahebye cyangwa se bimaze gufata igihe kirekire. Reka nkubwire ko ubu ngubu abakunzi ba Meddy ndetse n'abakunzi b'umuziki nyarwanda muri rusange bagiye gusubizwa, kuko Meddy nkuko akomeza kugenda abitangaza iyi ndirimbo iri hafi gusohoka. Wenda tusubi inyuma ho gatoya, reka nkubwire ko indirimbo Slowly n'ubundi nari maze kuvugaho ayo ndirimbo atangiye gufungura imiryango Meddy ku rwego mpuzamahanga. Kugeza ubu akaba ari umuhanzi bafata nk'umuhanzi w'icyitegererezo mu Rwanda. Wenda twavuga ko hariho n'abandi bahanzi bake bagenda bagerageza kuzamura urwego ku rwego mpuzamahanga, ariko Meddy nyaboneka reka nkwibwire ko ari mu bahanzi bakomeje kugenda bagaragaza ko bafite urwego bamaze kugeraho ku rwego mpuzamahanga. Mu by'ukuri muri rusange mu karere turimo, ko Meddy aragenda agakora igitaramo muri Kenya akuzuza club, Meddy agatumirwa mu bitaramo bigiye bitandukanye. Wenda nkubwire ko Slowly ariyo ndirimbo yatumye Meddy yitabirwa atumirwa muri Wasafi Festival yabaye tariki 9 z'ukwezi kwa 11 mu mwaka ushize wa 2019. Indirimbo Slowly niyo yatumye Meddy atumirwa na Diamond akaza kwitabira igitaramo cya Wasafi Festival. Igitaramo cyari kirimo abahanzi bakomeye n'ubundi nka Wizkid, abahanzi bandi bakomeye batandukanye bo muri East Africa ndetse no muri Afrika muri rusange. Iyi ndirimbo akaba yatumye Meddy yitabira iki gitaramo cya Wasafi Festival, dore ko yagize na performance nziza nk'uko mugenda mubibona n'ubundi aho ngaho. Meddy ni umusore ukomeje kugenda azamura urwego. So ubu ngubu rero icyo tugiye kuvugaho ni indirimbo ya Meddy agiye gusohora afatanyije n'uwo bita Rayvanny wo muri Wasafi ndetse n'uwo bita RJ The DJ. RJ The DJ ni umu-DJ wa Wasafi, cyangwa se twavuga ko ari official DJ, kuko muri Wasafi habamo aba DJ benshi. Ni official DJ wa Diamond Platnumz, kuko ahantu hose mu bitaramo niwe umucurangira. Reka nkwibutsa ko Romy Jones cyangwa se uwo bita RJ The DJ ni mukuru wa Diamond, ariko nyine ntago bavukana kuri se, ariko bavukana kuri nyina umwe. Ni mukuru wa Diamond rero bahuje amaraso. niwe ufasha nka niwe, kuko
RJ The DJ cyangwa se Lomi Jones mu buzima busanzwe na mbere yuko Meddy yitabira igitaramo cya WhatsApp Festival bari basanzwe ari inshuti muri rusange ku bushuti bwabo bwo n'ubwa kera. Lomi Jones na Meddy ni abantu basanzwe ari inshuti cyane, basanzwe bakorana mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Akaba ari rero ari nawe bikekwa ko wamufashije kugira ngo yinjire Wasafi. Meddy indirimbo ze zikinwa kuri Wasafi murabizi. Meddy indirimbo ziwe zikomeje kugenda zizamamara hirya no hino. So kugira ngo rero Meddy yinjire Wasafi atumirwa mu gitaramo, yego yarafite hit, yabaye hit muri Tanzania slowly, ariko nanone Lomi Jones cyangwa se RJ The DJ niwe muntu ugenda umufasha kugira ngo agende yinjira muri Wasafi. So nkuko mubibona rero aho ngaho ni ifoto iri kumwe ni Diamond, ni Meddy, ni Lomi Jones. Aho ngaho ni Meddy yari yagiye mu gitaramo cya Wasafi. Nanone kandi murabona amafoto, murabona ifoto Lomi Jones ari kumwe na Rayvanny ndetse na Meddy. Aho ngaho bari baje gushutinga video y'indirimbo bafitanye, dore ko bigaragaza ko bamufitiye icyubahiro. Lomi Jones na Rayvanny bo biziye i Kigali, apana byari byo kuvuga ngo umuhanzi ngagiye kwirwa birukaho. Reka gwibutse ko Rayvanny ubwe na Lomi Jones baje i Kigali barashutinga. Meddy icyo gihe arakiri mu Rwanda, indirimbo iri tayari. Icyo Meddy we avuga nubwo wenda akomeza kutwicisha amasiko, avuga ko abategereje right time cyangwa se igihe cyiza cyo kuba yasohora indirimbo, kuko wenda mu cyumweru gishize tariki ya 5 z'ukwezi kwa gatandatu uyu mwaka turimo wa 2020 Meddy ahise gusohora indirimbo n'umuhanzi wo muri Kenya n'ubundi wakoranye indirimbo na The Ben. Ubwo mwahita mumwumva mwita Otile Brown. Rero ni indirimbo yitwa Dusuma iri kuri album ya Otile Brown yitwa Just I'm in Love. Album ya Otile Brown niko yitwa. Meddy rero ubwo yapostingaga indirimbo ye ku rukuta rwa Instagram, iyi ndirimbo ku rukuta rwa Instagram ye yaranditse ati My brother from East, Otile Brown, album is out and ready, and your favorite boy is on it too. Get it at Boomplay Music. Linking Otile Brown's page. So I thought that congratulations on your new album, bro. Ahita kandi atangaza abwira abantu be ati also my people, I owe you big. I'm on my way with the big news. Avuga ati bantu banje rero nabasezeranye ibintu bikaze, kandi nanone ndi mu nzira yanjye mbazaniye amakuru n'ubundi akaze. So bisobanuye ko ni ikimenyetso kigaragaza ko indirimbo iri hafi cyane ku buryo bivugwa ko indirimbo idashobora kurenza uko kwezi kwa gatandatu indirimbo itarajya hanze, kuko indirimbo yo iri ready, amashusho yarafashwe, audio byararangiye byose, ndetse bivugwa ko Meddy ashobora kuba afitanye indi ndirimbo na Diamond Platnumz iri muri studio. Iyi ndirimbo yo wenda twavuga ko iyi na Rayvanny na RJ The DJ ayo izabanza gusohoka, naho iya Meddy na Diamond yo ntago ari vuba, ntago izapfa gusohoka vuba, kuko burya abahanzi bafite imishinga myinshi muri studio, ariko bisaba kugira ngo habe igihe ufata igihe cyiza cyo kuba wasohoye indirimbo muhuze time, kugira ngo indirimbo ibe yashyirwa hanze mwese mubashe kuyikorera promotion, kugira ngo niba wafashe na collab kugira ngo iba igire aho ishobora kuba yakugeza. So nyaboneka abakunzi ba Brown Magazine, icyo kintu twagiraga ngo tubabwire, tubateguza indirimbo ya Meddy na RJ The DJ. Indirimbo wenda ntabwo iramenyekana izina biri official, ariko amakuru nge nikururira nuko indirimbo ushobora kuzaba yitwa ngo Hot Club, ngo niryo zina bashobora kuzahereza indirimbo ya Meddy na Rayvanny. Byumvikane ko rero ari indirimbo yo muri club cyangwa se ibyinitse. Urumva rero no kuyisora mu iki gihe wenda bavuga coronavirus yishe ibintu, indirimbo yakwiye kuba yasohotse mbese igatangira gutrendinga, igakinwa mu club. Gusa ubu ngubu indirimbo na n'ubu iracyategerejwe ko ijya hanze, biracyategerejwe ko indirimbo ijya hanze, kubera ko ubu ngubu tuvugana ntago club ziri gukora, ntago gusohora indirimbo n'ubundi tutarayikoresha ngo ikwinjirize ngo ukore ibitaramo, nanone ni ibintu baba barebaho cyane.
So let's wait for the banger and the Hot Crab by Meddy featuring Rayvanny and RJ The DJ. So thank you for watching, my brothers and sisters. This is Brown Magazine. Of course, please subscribe to my YouTube channel. Ubundi tuzajya dukomeza tubane mu bintu bitandukanye mu makuru nk'aya abagiye agezweho. Thank you so much.